Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira umugoroba mwiza cyane inshuti bakunzi ba LED TV Rwanda. Twizere ko rero mumeze neza cyane kandi ibintu byose ari amahoro. Twizere ko ibyo mwiriwemo byose byagenze neza cyane. Uyu munsi tariki ya gatandatu akaba hari kuwa gatandatu Werurwe 2021. Rero mumaze kwimenyera ko tugenda tubagezaho amakuru atandukanye bari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, haba mu mikino, mu myidagaduro, mu bumenyi bw'isi, iyobokamana, politike ndetse n'umutekano ndetse n'ibindi bitandukanye. Rero muri aka kanya inkuru mbazaniye ni inkuru ijyanye n'umuhanzi cyangwa se n'umusore mwakunze cyane cyangwa se mukunda muri benshi mu bijyanye n'umuziki hano mu Rwanda, bamwita Nemeye Platini. Akaba kuri ubu ngubu akoreshwa cyangwa se akoresha izina Mr P, aho aviriye mu itsinda rya Dream Boys. Murabizi rero ko Platini yabarizwaga mu itsinda rya Dream Boys ryarimo abasore bagera kuri babiri, ari we Nemeye Platini ndetse na mujyanama Claude bitaga TMC, ariko kuri ubu ngubu bakaba batakiri kumwe cyangwa se bakaba baratandukanye kubw'impamvu zitavuzweho rumwe na benshi, kubera ko bamwe bavuga ko TMC yagiye kwiga muri Amerika ntagaruka bazakomeza umuziki. Rero Platini we yahisemo guhita yikomereza umuziki ku giti cye ndetse biza no kumuhira. Ubu ngubu akaba ari umusore umaze gukora indirimbo nyinshi cyane ku giti cye kandi zakunzwe na benshi birumvika. Rero ntabwo nje kubabwira iby'itsinda rya Dream Boys cyangwa se uko batandukanye, ahubwo nje kubabwira uburyo byari byifashe cyangwa se ibyo mutamenye kuri Platini. Kuri uyu munsi akaba yasezeranye imbere y'Imana, imbere y'amategeko y'u Rwanda n'umukunzi we bita Olivia. Se byari bimeze bite? Mu mafoto meza cyane, mu ikote ryiza cyane, umusore wasaga neza cyane ndetse n'umukobwa basezeranye Olivia akaba yasaga neza cyane mu ikanzu y'umweru nziza cyane. Rero Platini akaba uyu munsi yavuze ati ngiye ngomba kuva mu rwego rw'ingaragu, ngiye rwose nkashinga urwanjye kuko imbere y'amategeko kuko maze kuba umuntu w'umugabo. Rero Nemeye Platini cyangwa se Mr P, umuhanzi uri mu bakunzwe cyane mu Rwanda muri iyi minsi, wamenyekanye mu itsinda rya Dream Boys ryaje gusenyuka, yamaze gusezerana imbere y'amategeko n'umukunzi we Olivia Ingabire. Rero ku gicamunsi cy'uwa gatandatu tariki 6 z'ukwa gatatu 2021 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasaka amafoto ya Platini n'umukunzi we witwa Olivia Ingabire basezeranye imbere y'amategeko. Umuhango wabereye mu murenge wa Remera mu mujyi wa Kigali. Producer Ishimwe Clement wa Kina Music ibarizwamo Mr P cyangwa se Platini niwe wari pare w'uyu muhanzi ukunzwe cyane mu ndirimbo Attention, Veronica na Birenze yakoranye na Knowless Butera ndetse n'izindi birumvikana. Rero ko muri kugenda mubona mu mafoto Ishimwe Clement ndetse twakwita ko ari we manager wa Platini kuko niwe muyobozi wa Level Platini wa Level cyangwa se waho Platini barizwa wa Kina Music wa Level abarizwamo, akaba ari we rero producer wa Level ya Kina Music ndetse akaba ari nawe uyihagari cyangwa se akaba ari nawe muyobozi wayo. Bivuze ko ari we manager wa Platini P, ariko kuri ubu ngubu akaba yari ari pare cyangwa se mu gusezerana imbere y'amategeko kwa Platini uyu mugabo bita Ishimwe Clement, umugabo wa Knowless ndetse bafitanye abana babiri, akaba ari we wari pare wa Platini. Rero murumva ko ari ibintu byari byiza cyane. Uyu muhanzi akaba yaramenyekanye mu ndirimbo zitandukanye yakoze wenyine nyuma y'aho atandutse cyangwa se atandukanye na TMC, harimo indirimbo yakunzwe cyane yiswe Attention ndetse yinda yita Veronica, yinda za kwikorana n'umudamu babana muri Kina Music bita Butera Knowless yitwa na Birenze yakoranye na Butera Knowless ndetse n'izindi zitandukanye birumvikana. Rero wowe udukurikiranye komeza ukore subscribe, wowe utarakora subscribe uyikore, wowe utarasharinga inkuru zacu zisharinga inshuti zawe, ukomeze urebe byinshi bitandukanye bibera hano kuri LG TV Rwanda, ukomeze urebe inkuru zacu, utere comment utubwire uko inkuru uyibona birumvikana. Biragusaba rero kugumana natwe nukanda subscribe ugakanda kunzogera iri ruhande gatoya, biragufasha kuba inkuru yose dushyizeho uhita uyibona ku kanya cyangwa se
se uhita umenya amakuru agezweho birumvikana no kuri RTV Rwanda. Mumaze kwimenyera ko tugenda tubagezaho amakuru atandukanye, ariko tukabagezaho amakuru ari hit, amakuru ari top, amakuru ari hejuru y'andi, kugira ngo mubashe kuba mumenya amakuru agezweho kandi yizewe, amakuru tuba twigereyo tugashakisha kugira ngo mubashe kuba mumenya amakuru atandukanye nk'abakunzi ba RTV Rwanda cyangwa Legacy TV Rwanda. Birumvikana rero dukomeje n'inkuru yacu, gusezerana kwa Platini na Olivia byatunguye benshi na cyane ko inkuru y'urukundo rwabo itigeze imenyekana mu itangazamakuru. Ku rundi ruhande ariko ni inkuru yashimishije benshi, by'umwihariko abakunzi b'uyu muhanzi n'abanyamuziki batandukanye barimo umuhanzikazi Knowless Butera wanditse kuri Instagram ko yishimye cyane intambwe uyu muhanzi yateye kuva mu buseribateri. Ubukwe bwa Platini na Olivia biteganyijwe ko ko buzaba mu minsi mike iri imbere, tariki ya 27 z'ukwa gatatu 2021. Urumva ko rero ari ejo bundi. Birumvikana urumva ko rero ari ibintu byatunguye abantu benshi, kubera ko ubusanzwe Platini iyo yakundaraga n'umukobwa twabimenyaga akabishyira ku mbuga nkoranyambaga tukabimenya, nubwo hari aho bitagiye bigenda neza agatandukana n'abakunzi be. Ndetse bikaba byaravugwaga ko n'iriya ndirimbo yise Veronica yayituye uwo mukobwa batandukanye, avuga ko uwo mukobwa aho yagiye atahiriwe. Birumvikana avugagamo amagambo asa naho abwira uriya mukobwa ko yamutaye, ariko aho yagiye atahiriye nawe bimeze nabi cyane. Ariko Platini kuri ubu ngubu urukundo rwe na Olivia n'urukundo rutigeze rujya ahagaragara, n'urukundo yahishe ariko rukaba ruhishuwe ku munsi mwiza cyane basezeranye imbere y'amategeko, umwe akaba umugabo wundi, undi akaba umugore wundi. Urumva ko ari ibintu byiza cyane, ibintu byatunguye benshi ariko binashimisha cyane abakunzi b'uyu muhanzi Mr P cyangwa se Platini. Akaba rero ari ibintu byashimishije benshi ariko bikanatungura benshi, kubera ko n'urukundo rutigeze rujya ahagaragara. Rero mu bo byashimishije harimo n'uwo babana muri lebo imwe, akaba yitwa Butera Knowless, avuga ati rwose ndishimye cyane kuba uyu musore ateye intambwe akava mu cyiciro cy'ubusiribateri akajya mu cyiciro gikomeye cyane, cyangwa se akaba atangiye ubundi buzima bushya. Ubundi iyo uri umusiribateri cyangwa se ukiri umukobwa utarasezerana cyangwa utarabona umugabo, ufite icyiciro ubarizwamo, ariko iyo ukivuyemo ugasezerana imbere y'amategeko kuba umugore wundi cyangwa se ubaye umugabo wundi, uba uvuye mu cyiciro kimwe ujya mu cyiciro cyisumbuye kiba cyifuzwa kuzagerwaho na benshi, cyangwa se kiba cyifuzwa ko benshi bazakigeramo, kuko ni icyiciro cyiza cyane. Uba ugiye gutangira ubuzima bushya, nawe kubaka umuryango wawe, nawe ukitwa papa cyangwa mama. Urumva ko ariyo mpamvu biba byashimishije abantu benshi cyane, byashimishije n'umuhanzi Knowless Butera ndetse n'abakunzi ba Platini benshi cyane batandukanye. Rero reka tubifurize kugira cyangwa se kuzagira urugo ruhire, bazabyare hungu na kobwa, kandi bazagire n'ubukwe bwiza buzaba tariki ya 27 z'ukwa gatatu uyu mwaka wa 2021. Birumvikana rero wowe dukurikiranye, komeza urayikinga inkuru zacu, komeza uzifate uzisharinga inshuti zawe, nyaboneka adufashe uzisharinge, dufashe ukore subscribe wowe utarayikora, mu gihe iyo iryo jambo ryanditseho murambivuga subscribe, mu gihe rikiri mu ibara ry'umutuku gerageza urikandeho iryo bara ry'umutuku rivemo, nurangiza ukande kunzogera iri ruhande gato, kugira ngo inkuru yose dukizeho ujye uhita uyibona ako kanya, bigufashe guhora uri update, bigufashe guhorana amakuru yizewe yagezeho, yaba avuga mu myidagaduro, mu bukungu, umenye bw'isi yobokamana, hose ugenda ubimenya mu gihe wakanze kwiyonzogera ndetse wanakoze subscribe. Rero dukomeje n'inkuru yacu. Nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko, Platini yanyurakiye kuri Instagram asangiza abantu ifoto y'iyi nkuru nziza yo gusezerana kwe, maze munsi yayo arandika ati Baba yemeye icyaha. Benshi mu batanze ibitekerezo bashimye intambwe iteye, bamwifuriza kuzagira urugo rwiza n'umukunzi we Olivia.
yasimbuje Diane Ingabire bakanyujijeho mu rukundo ariko bakaza gutandukana buri umwe agaca inzira. Yurumva ko rero nyuma yo gusezerana yagiye kuri Instagram arangije yandika ati Baba yemeye icyaha. Rero Baba ni ijambo akunda gukoresha cyane mu ndirimbo ze, murarizi indirimbo yose nyuma atandukanye na TMC, buri ndirimbo agiye gukora ihumvikanamo ijambo Baba. Urumva ko rero na hano nyuma yo gusezerana avuga ati Baba yemeye icyaha. Rero abantu benshi bagiye batera comment bamushimira intambwe ateye, abenshi bishimira byinshi yagezeho nk'umuhanzi. Urumva ko rero hari ibintu byiza cyane. Reka rero mbashimire, bifuriza gukomeza kugira ibi byiza cyane kandi mukomeze kugumana natwe hano kuri RGTV Rwanda, kandi Imana ibarinde.